Iyi nkuru nkimara kuyumva yansogose umutima, ngira igitekerezo cyo kuyisangiza n'abandi kugira ngo ibagure mu bitekerezo ndetse no kurushaho kugira ubumuntu, kuko byaba imbarutso yo gukora neza no kubana neza, dore ko ari byo Imana ishaka. Ndabashimiye mwese abadukurikirana mu bice bitandukanye by'igihugu ndetse namwe muri hanze mu bice bitandukanye by'isi. Ibitekerezo mukomeza gutanga ni inyamibwa kandi tubigenderaho dukora inkuru zikurikira kugira ngo murusheho kunogerwa ndetse no kuryoherwa ibyo tuba twabateguriye. Iyi nkuru urayumvamo abantu babiri bari inshuti magara. Ese nawe mu buzima bwa buri munsi ujya ugira inshuti magara? Ni iki kikwereka ko umuntu ari inshuti magara yawe? Ubibona he? Ubibona ryari? Kurikirana inkuru. Hari saa 11 za nimugoroba ubwo na telefonaga inshuti yanjye, ndayibwira ni inshuti yanjye, mbabarira umfashe nkeneye amafaranga, mama ararwaye kandi ari mu bitaro, amerewe nabi, nta mafaranga mfite, dore ko batwandikiye n'imiti ihenze cyane. Inshuti yanjye iransubiza iti ntugire ikibazo, wongere telefone nyuma y'umukino wa Real Madrid na Barcelona. Ubwo nahise njya gushaka aho nkurikirana neza umukino kugira ngo nze kumenya igihe warangiriye. Gusa nari nzi ko inshuti yanjye ikunda umupira cyane, ariko yari yarambwiye ko andutisha byose, mu rwego nkundaho atabona ikintu angereranya nacyo. Ubwo niho nari ngiye kubonera neza ko andutisha umupira cyangwa isaba mbeshya. Ubwo umupira waje kurangira mu minota 20, umusifuzi abavugije ifirimbi ku mupira awushoje. Nategereje gato nk'iminota 5 ndamuhamagara, nsanga telefone yayikuyeho ntayiriho. Umutima urasimbuka, ndakomeza ndahamagara, umutima urandya kuko nari namaze kwizera amafaranga, numva ikibazo cya mama cyaba kigiye gukemuka akabona imiti. Nakomeje kumuhamagara bibi by'ubusa, naramuhamagaye cyane inshuro nyinshi, numva nataye umutwe, ubwenge bwagiye, numva gahinda ari kenshi, nibaza iby'inshuti yanjye nkoze. Nifashishije inshuti ziwe ku ruhande basanzwe baganira, bose nta numwe wagize icyo yamfasha, we ntawe waruza ahari. Naje kugira igitekerezo cyo gusubiraho mama ari ngo njye kureba uko amerewe, dore ko nari nahasize murumuna wanjye mutoya kugira ngo akomeze gukurikirana uko mama ameze. Mageze nasanze envelope nini cyane yuzuyemo imiti muganga yadusabye yose, niba hashirimo amafaranga. Mbashije murumuna wanjye aho ibyo bintu bituruka, arambwira ati ni inshuti yawe yabizanye, ndetse hashize akanya gato havuye. Mu byishimo byinshi bivanze n'amarira, mpita nsubira inyuma njya gushaka inshuti yanjye, kubw'amahirwe ndamubona yari ataragera kure. Ndamubaza nti kubera iki wakuyeho telefone? Arankebuka amfata ku rutugu mu ijwi rituje ati inshuti yanjye umbabarire cyane, numvise ko mama wawe arwaye kandi ubimbwira nta mafaranga mfite. Nahise nsohoka muri sara aho nareberaga umupira njya gushaka ungurira telefone, nuko barayingurira. Amafaranga niyo wabonye nakoresheje biriya byose kugira ngo mama wawe akire vuba, kuko ufite ibibazo nanjye mba mbifite. Numva sinzi uko mpindutse, numva koko mfite inshuti nyanshuti mu buzima. Numva ndishimye, inshuti nyanshuti n'umugisha. Ndamuhobera nawe arampobera, nyamara ngewe amarira yari menshi, nawe bibuko. Inshuti nyanshuti n'umugisha, Imana ibagwiriza inshuti z'umugisha. Nitwa Aloyizi Habiyambere, bibutsa ko mwumvaga The Secret Behind.